mwebwe ibanga ryanyu ni rimwe muri wenda twebwe turi benshi kuba dufite inkuru zitandukanye zo ni ibintu bisanzwe mwe muri bake twe turi bake ibanga ni irihe twebwe uzi twari dufite mama wacu wagiraga urukundo mama wacu yakundaga abantu cyane cyane pe kuko subona abagabo suzi ko kurira bigora ariko mama wacu yapfuye hari umugabo twabanaga mu gipangu yararize Imana igiborohereza Imana igibaha imitima mizima iyo mitima yapfuye dukumbuye Mutabazi kuri channel zawe aka kababwe umuntu wese umushinga neza manibu rwose kandi icyo bavuze ejo ntibakivuga ntabwo bibaho uzi ko ntabwo nananirwa kureba ibiganiro byabo bibiri bikurikirana kuko biza bitandukanye ikindi umugabo wanjye yabaye addicted Rodrigue yabaye addicted ngiye kankubwiza ukuri kakati iyo ugiye ahantu kabisa uri umudamu ukicara ahantu ufite umwuka mubi ukicara nk'uko iyo ugiye turabivuga iyo uje ukahicara uhumura neza iyo ugiye turabivuga turi abagore umuntu udutuka ni umuntu bitareba ariko hari umuntu uvuga ati mana baramvuze ndapfuye murakoze cyakora iki kiganiro cyanyubaye muraho neza amahoro y'Imana bane namwe Nyagasani ariko ntukamenyere ndakuruta peti ntabwo nduta nani soni abana benshi ariko ntabwo nyine nanjye nkurusha iminsi myinshi mu rugo nyinshi noneho ubundi ko nashyizemo n'imyaka wowe ushyizemo iminsi kugira ngo kugira ngo mbyumve neza iminsi n'amasaha ni myinshi cyane ugiye kubibara gutyo uzi ko turi ku bwonko ni ukuri biba byinshi mumeze mute tumeze neza kwigira mwiza mwana wanjye biravuna ariko Imana ishimwe tuba twagiye tubigeraho gake gakeya mbahaye ikaze byinshi cyane murakoze cyane nsigande ibintu bya siporo uzajya ucunga ukijyaho nibyo bizajya biza gusa Latifa pe Latifa arapositinga pe akora siporo uriya we wagira ngo ese ma barazigutumye ariko siporo ni ubuzima nase Latifa kuza kubimbaza ngo Latifa muravukana buri munsi mbarumva nabikubaza Latifa turavukana noneho icyakubwira kuntu yari hajati papa yigize kera ari nka 2004 mama wacu ashize igihe gito yapfuye papa yashatse kudusohokana noneho Latifa yari hajati kandi ari umwana papa yavuga ati tugiye kubajyana njye kubagurira ifi yari abitubwira atubwira amasaha nawe muze kwitegura ndaza kubajyana kuri gifi ndaza kuza mvuye mu kazi Latifa yumvishe ko ari akabari papa njye ntago njya mu kabari yari hajati wandi uteye ubwoba buriya dini k'umusiramu ubundi nta mpamvu yo kuba ajyayo sibyo noneho Latifa yizi dini azi Korani byatari uriya ni hajati ukomeye cyane uwo munsi saa byanze haza gucamo igihe njyewe nawe turi kuri 40 turi kumwe n'umuntu biganaga witwaga Selemani aje ambwira ati ariko mureke basohokana ahantu gatoya murahita mutaha Latifa bimubera ikibazo ukuntu agiye gusohoka njye nambaraga imyenda migufi ahantu bajya bava ngo nambara ubusa muvuga n'ibintu mutazi kera ntabwo nambaraga pe pati imwe gusa yabaga ihagije ndangije yembwira Latifa njye nta kibazo mfite twabaga ahantu hateye ubwoba ntabwo twari kwita dusubira ngo tuze no kujya kugaruka kandi yari yatwemereye ko ari buduherekeza dutaha gusa Latifa n'igitambaro n'ipana turasohoka batujyana muri boîte Latifa n'igitambaro ako kantu ntabwo ajya kibagirwa agiye yambaraga nk'agakanzu kagufi yankamurira nkamubwira ati uribuka wa munsi bagusohokana wambaye igitambaro yanga kujya kurya agafi ngo ni mu kabari wagiyeyo kandi njye nagiyeyo njye na papa na musaza wanjye tujyayo Latifa arasigara nyine tumutahanira ibyo kurya disi turavuga ku mwana kakana ariko n'ubundi n'ubu ngo akora siporo agira gute arasari
ashaka kumubona yambaye ibintu bigufiya, ashaka kumubona yasohotse n'ibiki byose ariko arasari, ariko ubu Hajati nyine yarabugabanyije, yari Hajati biteye ubwoba. Rero ubonye nk'ukuntu yari ngo ya Allah, ni idini rigenda kabisa. Umva kuvuga gake, avuga gake, noneho ararandaga. Hari n'abantu bazi ko agira nk'amahani nyine ku rwego rutabaho, kuko ukuntu agaragara arayagira pe, ariko y'ako kanya noneho yigirira ubwoba, nanga kundi ibintu Latifa cyakora. Oye noneho iyo mbonye yapostinze mitangira. Noneho naramubwiye cyagiye tuvugana, naramubwiye ngo no twaturi kuvugana, ajya mbaza niba njye nawe tuvukana. Yesa ko ni ibintu byose ngiye no kubisiba. Kuko yasabwira ngo ibintu byose agiye kubisiba ngo njye ko byaranyobeye. Tips n'umwana we nyine kuntu bakundana babanye, utubona ako usa n'umwana wewe birakabije birabe. Twagiye muri bisi kera n'amadarubindi na pare. Noneho kera kiri gato turi muri bisi tuvuye Kimironko, umwana ararira arizenera Latifa wari umufite, akajya bamubwira ati se wamuhaye mama wawe akamwonsa. Noneho nari mutoya ariko ubona afite nk'igikuriro, abantu bakajya ni kumubyara uri mutoya mu rugo bakajya babihisha n'ibiki. Aravuga ati ntabwo ari mama we, mama we ni njyewe. Tubujya n'uriya barasa buriya kubera gukura biragabanyuka, ariko twarasaga cyane cyane. N'ubu murasa pe. Noneho musaza wanjye asa na Keisha cyane, nanjye tugasa. Abantu batatuze sho kugira ngo twaramubyaye ngewe na musaza wanjye. Yego. Nuko umwana we nawe idini nawe ni Hajati. Ashaka yambaye agapira kagufi ariko yambaye jilbab. Yego. Niko ahora. Jemba nume enda mustokinga. Dada yo, wamwumvishije. Ndagustokinga ariko Dada yo ukora indirimbo da. Ni ambweke ndamustokinga. Latifa arashobora. Atangasho ariko wowe imishorere nge ntago nayivamo. Yego mwana. Latifa ntago ashaka kuba afite amafaranga ngo abone ikintu ngo asohoke ngo mwiduka ngo kugira ngo bisubireho ngo aya arayago muhereza atahe yishimye. Ayo ushaka abantu bamuzi abaho neza pe, azi kwiha amahoro kabisa. Binkanzima ariko nawe arexagera da. Nanjye nuko uziko ngiye tushaka kujyana mwiduka navuga amafaranga kandi bazagukubita wowe. Nanjye ngira n'isane sinshobora sari igihe amafaranga make y'ubabwiye bayemera. Ngiye ntabwo njya nkatuza n'iki kibazo. Ngenda katuza mana yawe gake. Buri hari ikintu abantu bishyizemo ngo muri farumasi nibakatuza ninde bibabeshye. Yego. Ayiwe barakatuza muri farumasi. Nuko nyine tubivugiye kuri kamera, ariko ugiyemo akakuvuga ngo uyu muti aya naye ukabwira ati se ubu ntabwo wabigira gutya uzareka atazakatura. Barakatura ahubwo twebwe twishyizemo ko muri farumasi badakatura. Yego. Noneho reka nkwereke rero kuki Latifa yaje Kigali mukora ikiganiro. Noneho Latifa yaraje ndamubwira wa munsi tuvugana njye nawe nari ndi imbere ya kamera ngiye no gukora. Ndabwira se dawe tugakora. Ya Allah sungu ndavuga iki mama buretse. Kandi yaratashye. Twashyizeho kamera nangiye kuvuga. Ma bye turi kumwe yatsezereye hanze. Yego. Hari wenda akwitama wowe kamwita dada. Oya arigiye mwita dada cyangwa mwitama. Kwese arigiye tugitana muri. Kubera iki? Mani nko kuvuga mama nyine. Dada ni dada. Dada yo. Ariko murakundana pe. Turakundana byatari. Badakundanye byagenda. Kandi hagati yacu habamo undi mwana w'umuhungu. Ubundi abantu bakurikirana cyane nzi ko ari bo bagira bakundana cyane. Ariko ngiye na Latifa twicaye nk'ahantu tukavuga ushaka kuvuga ati aba bantu bamaze nk'imyaka myinshi batabonana. Kandi rwose tukina abana turarana iyo twageraga mu mwanya wo kuvuga baradodaga cyane. Nuko ati udutwara uyu mwanya we komera da. Ariko idisi ubukwe bwawe n'ubu nabusubiyemo. Irahira ariko ariko nagejeje aha Latifa gusa. Ari muri sadabazi. Narishimye. Iraze ko yabona mukundi. Ariko nabonaga n'ubundi muto. Tudameze kimwe. Yabivuga nko mukakanekeze neza. Hari abantu yasaga neza cyane. Bafite ikibazo gikomeye cy'ubuvandimwe. Hari ahantu ejo bundi twambaye bakavuga ati mwebwe mukuntu nyine mumeze nk'abantu bavukana bakundana cyane.
nyine buri kantu kose tuba tukavuga dushyushyura kandi tukumva ntabwo ari ibintu biri special ku buryo abantu babitangarira muririrwana buri munsi ko muba mufite inkuru nyinshi zo kuvuga mwebwe ibanga ryanyu ni rimwe wenda twebwe turi benshi kuba dufite inkuru zitandukanye zo ni ibintu bisanzwe mwe muri bake twe turi bake ibanga ni iriya twebwe uzi twari dufite mama wacu wagiraga urukundo mama wacu yakundaga abantu cyane cyane pe kuko subona abagabo suzi ko kurira bigora ariko mama wacu yapfuye hari umugabo twabanaga mu gipangu yararize amarira araza kubera mama wacu yagiraga urukundo cyane rero kubera urwo rukundo yagiraga natwe byatugiyemo kandi mama wacu akiriho ntabwo twigize tubana dutandukanye na nyuma y'icyo gihe apfuye ahantu twose twajyaga kuba umwe yaburaga amahoro kubera ko atari kumwe n'uwundi igihe twabayeho tutari kumwe n'igihe Latifah yabaga agiye nko ku ishuri ariko ahantu bamureraga mama wacu amaze gupfa iyo yabaga yatashye yageze kwa papa wanjye navagayo batabizi naratorokaga nkagenda nkajya sorry sheri ndaje muvugisha ndi mu kiganiro ntabwo ndi mu nzu urumva utazi yarasaze ntabwo ndi mu nzu ndi mu kiganiro wibitiye navaga kwa papa nta muntu mbwiye nta kintu na kimwe pfa kuba bimfasha nkahita ncaho nkirukanka nkahita njya kumureba nkagenda ndareba musaza wanjye nyine akantu mama wacu yadushyizemo ko kuba ko gukundana n'ukuntu nawe yakundaga abantu tukabibona byaragiye bidukukiramo nubwo hari aho byageraga umwe akaba ku ruhande undi akaba ku ruhande ariko umwe ntiyibagirwa ko afite inshingano za mugenzi we ko kera njyewe nigize kuva aho Latifah yabaga njya gusura papa wanjye naramukundaga cyane ndi muto naramukundaga cyane ngiye kumusura nsanga nawe uhari uwari uri mu rugo aranyingirana ngo ngume kwa papa nawe yashaka ko nguma kwa papa noneho Latifah nawe abura amahoro bucya ava hahandi aza kunshaka kwa papa arahamenya araza asaba papa nawe uhari ubwo habaye intambara banyingiranye mu cyumba ndashaka neri nyine buri umwe yahoraga yizirika ku wundi bituma rero dukorana urukundo kandi uhita ubibona ko n'abana banyu bafitemo ukuntu bari yego kandi mutuye ahantu hahabanye cyane ariko ni isomo ryiza Imana yewe nshima Imana ko hari abantu babandi bavuga ngo abavandimwe ntibagikundana mu miryango ntigikundana mu rukundo ibiki n'ibiki njye nshima Imana ko hari abantu b'icyitegererezo bavukana bakundana batafu ibintu by'ubugoryi ubu se waba ufite imodoka ebyiri umwana wa Latifah adafite uburyo ajya ku ishuri ntiwafata imodoka ukajya yego kugise cyane ahubwo yanayimutiza akamubwira ati fata imodoka umwana wajya hari undi muntu rero umwana yabura minervare akaguma gutego uzi ko hari igihe urebe njye mbwira abantu barera abana nimba uri mukase wabo bana cyangwa se uri nka nyina wabo nyine uri umuntu runaka wasigaranye abana b'imfubyi ntukabashyiremo ikintu cyo kwangana njyewe hari ahantu nageze nkajya mbana n'abantu banyangisha Latifah ni ukuri njyewe Latifah ukuntu agaragara mu maso agira amahane Latifah kandi koko ntabwo akunda ibintu by'ubugoryi hari nk'igihe yabonaga nk'ibintu akabona ntabwo bifite epfo na ruguru akakubwiza ukuri ugasanga uwabwiye ntabwo yashaka kumva uko kuri umuntu akacunga njyewe Latifah simukunda ese buriya uramutse ukuze ukagira nk'urugo wazafata umwana we mukabana umuntu wabimbwiye ariyizi si ngombwa ngo muvuge mu izina ariko hari umuntu wigeze kumbwira gutya ngo shango ngiye ngo nkurikije ngo amahani ngo ntabwo namufata ngo tubane wowe nyine hari abantu basigarana abana imitungo cyangwa kubera ko ababyeyi babo babagiriye neza ariko ntabibabarirane ubwo buneza habe na gato bagashaka abo bana nimba ari 4 3 babashyire mu mwiryane batandukane bangane uwo muntu ibyo bintu yarabimbwiye ndi muto pe nakarakana kari gatoya ndangije ndamubwira kubera ikiza niyo mwana naramukundaga ndamubwira dushobora kubana mfite urwo rugo ubundi si ubwo ngiye nagira urugo nyine nari umwana amusubije ibintu by'ubwana ariko icyo kintu naragikuranye kuko umunsi ku wundi hazaga ibintu bitameze neza nkabona harimo urwango
ariko abantu murera abana mukabumvisha ko batagomba gukundana, ko bagomba kuryana, Imana ijya ibababarira kandi mujye muhama hamwe ibyo bintu muzabibona muri kuri iyi si, muzabona abanyu ari bo baryana. Oya siniyo kurwana. Ese umuntu atinyuka kubwira undi ngo umuvandimwe ye umubyeyi yapfuye ukemera ko ufasha abana bafate bose kandi barerane bwa bumwe. Oya niyo wafata umwe ariko mufate umukunde. Ujye unamubwira ko afite bene nyina, umuha umwanya ajye guhura na bene nyina. Ubuzima nibwo bwabatandukanyije ariko umutima uracyahari. Uzi gufata umwana nyine ukamubwira, iyo umuntu yari umwana aba ari umwana, icyo umubwiye aracyumva arakibika, iyo atangiye gukura nibwo agenda amenya ikintu agomba gukora. Gufata umwana rero ukajya kumushyiramo ibintu bibi, hari igihe byanga nk'uko nkanjye si byafashe, hari igihe byanga ugahomaho cyangwa ugasanga yaguhaye icyo kintu kimwe utanga ibibi turimo twatanze ibyiza. Imana ijya iborohereza, Imana ijya ibaha imitima mizima, iyo mitima yapfuye dukumbuye Mutabazi kuri channel zawe. Ikiganiro cya Mutabazi nacyo kiragoye Mana yanjye, hari icyo twafashe njye nawe bigeze aho ngaho nsanga ari kuvuga gahoro yitonze, ndagisiba, ndaje ejo ndamubwira nose cya kiganiro tugisubiremo. Ufite angahe? Kacezi. Ubu ndimo ndashaka amafaranga nukuri kandi nkeneye n'abaterankunga muri icyo gikorwa, nkareba ko namwishyura ubundi akampa ikiganiro. Gusa cyakora ndetse blage kubera akazi byaragoranye, asigaye afite akazi kenshi cyane gatuma kubimuvangiramo n'ibya YouTube bishobora kugorana, ariko yari yanyemereye ko bizibura uyu mwaka uzajya kurangira amaye ikiganiro tukaganira. Banakukumbuka sana peti. Arebe kunabigenza mwana wanjye. Hari ibintu byinshi. Ubwo Latifa ashaka umwanya? Yego na Mutabazi. Unyine ubwo urumva umwe ubundi batatu. Yego. Cya kiganiro haba harimo amarira kandi turayakunda cyane. Kiganiro ubundi umusifuza bari Mutabazi. Agatanyo yo none se ubu ngubu wagira ngo nta byabazi kandi ababizisha umwanya wacu twe tureye ikiganiro noneho kandi nubwo ibyigisha ababizi hari nk'ukuntu twe tubiganira akabona n'ibishya akajya nk'akantu kaza nose ko katakambwiye none gutya abo bantu mubyumve neza. Latifa turasabye twingenzi dadayo turashaka ikiganiro cyawe na Mutabazi tugomba kubikoraho. Umwaka utararangiye warangiye kwe wari ufite izihenzo gusa mwana wanjye ese warakabonye kariya niko nanjye baze ko nongera akabonye njyagwaje ngo yakamwana baramufunze inuza ze Rabundi twahuriye hano ari soba ariko mbwira mpinga nzima hedore rorumodo wawe nguri yaka nanuza ako kanyombya bamukubise jido iriya jido yaranze noneho cya kigabo kinini eze ngo komanyo aka kambagwe umuntu wese umushinga neza Manibu yawize neza Manibu rwose kandi icyo bavuze ejo ntibakivuga ntago bibaho uzi ko ntabwo nananirwa kureba ibiganiro byabo bibiri bikurikirana kuko biza bitandukanye. Ikindi umugabo wanjye yabaye addicted Rodrigue yabaye addicted uzi ko njye nashaka kuryama n'abareba yego we nibo bamusinziriza arareba ukumva yasi ejo bundi nari ndi koza abana ariko nabonye kiriya nyine banzovu bari kurya kimaze amezi niba ari 8 nari ndi koza abana amagambo yagarukamo umwana wenda yari arinze ngasubiza inyuma nkumva Mutabazi yari ari mu cyumba inje arambaza ngo byagenze gute se ko numva guri guseka habaye iki nyine yivuga ko wenda ari nk'iby'abana bakoze namwumvishije ibyo bintu arambwira ati wowe uzarwara imbavu yarumiwe ariko barabaga ibaze ko iyo bakoze ibiganiro ahandi sinyambireba ntago mbireba pe umuntu witwa Manibu arababaza bien neza nawe rero aba yabaye inkabo arigira impanje kavuga nimba abanye sinyambireba ubwo mpura nako akora twabupostinze ariko sha kabisa Manibu komereza aho ngaho uratunezeza imitima yacu. None se ikibazo cy'amazi warugiye kumbaza iki
reka mbanze icyangwino ubundi mpite nkubaza. Ikibazo cy'amatsiko ku mugani wa Manibu we wari ufite izihe ngamba? Nari nzi ko uyu mwaka rero nari nzi ko hari imodoka nifuzaga kuzaba mfite, ariko ntabwo byakunze ko mba nyifite. Umwaka urarangiye, hari umuntu nifuzaga kujya kureba, hari ikintu kigaragara, ubwo ni amafaranga mushyiriye, nabwo ntabwo bikunze kandi ntabwo ameze neza, yararwaye nsubiza inyuma. Ibindi byo ntabwo nabasha kubivuga. Basi se mu byo wari wiyemeje hari ibyo kangahe ku ijana? Nka 60%. Ariko rero izuba ntirirarenga, ntarirarenga, aracyabura ukwezi kose. Imodoka ushobora kutayigura ariko yayisaba byinshi ukamugeraho. Ariko pe wowe uba wifuza ibintu bya danje biremereye byo kumushyira, niba atanameze neza bitekerezeho, umugereho ku bushobozi buke, ariko umugereho kuko umuntu utameze neza. Oya, Imana yumva amasengesho, biranashoboka ko ibyo yifuzaga Imana yabimuha, kuko Imana ifite ibigega by'ibintu byose. Ni ukuri kandi niduha. Njye rero iyo ndi gusaba Imana pe, uzi uko sinshaka kuyibwira, wenda urugero ko twifashisha inkweto ngo uzame ngo urukweto ngo rumeze uzame inkweto nyinshi. Iyo ndi gusaba Imana ikintu icyo ari cyo cyose nsaba byinshi, kuko nzi ko itanga byinshi pe. Nibiduha ntabwo njye nsaba Imana ngerageza ngo Mana ngo noneho ngo imodoka ngo urashaka ko nayibona, kubera iki se Mana uzacu uzame imodoka nyinshi ya Rabbi, kuko iziri muri ino si yo zose ni wowe watumye ziza, abafite izirenze 5 ni wowe watumye bazibona. Amina ya Rabbi. Amina. Nari ngiye kukubaza, hari uko byagenda kose ntabwo ikiganiro cyacu cyarangira kitajemo ibintu by'imiryango cyangwa ibintu birebana n'abadamu cyane, kuko twagiriwe umugisha wo kuba abamama kandi turi abadamu mu buryo bworoheje kubyumve gutya. Hari bitewe n'uko duteye Imana yaturemye kutari kubi, abadamu twandurira uburwayi bwinshi bijyanye no ku myanya yakwaje mu buryo bworoheje, atari uko wenda umuntu agira umwanda, kubera ko wenda yaje hano akajya gusoba hariya, cyangwa kubera ko hari ikintu amaranye imyaka amezi, akaba yakandurura akarwara runaka. Ariko hakaba hariho ibintu byinshi biri naturel, bitari imiti yo kwa muganga, bishobora gufasha umuntu kuba yakira wenda ubwo burwayi bworoheje, cyangwa kuba atanaburwaye ariko yagira impumuro nziza, cyangwa yanakwegerana. Hari ikintu biziho cyo kwegerana, icyo umuntu se yakoresha byibura hakazamo akuka keza. Ngenda kizi cyo kwegerana n'amazi ukabibiza, ukaba wahitamo kubinywa. Njye prefera kubinywa kurusha kubyicara. Prefera kubinywa kuko icyo wanyweye kirasohoka, kuko ibyo witabarishe ntabwo uba urishobora kubisohoka. Njyewe prefera kuba icya mbere kiri naturel umuntu wese atakifuza n'amazi menshi y'umurenge, kuko turabizi ibiba biturimo byinshi biba bikeneye gusohoka, yaba mu mpyiko zacu cyangwa mu myanya y'ibanga. Umugore utanywa amazi ni nk'ururabo rutabona amazi nyine ruranamba. Kunywa amazi ruruma, ntabwo runamba, ruruma. Ibinamba harya neza hanamba ikijumba kiranamba. Ikijumba kiranamba. Ikijumba kiranamba. Sembeze iwe wacyanitse se kiri mu nzira zo guhonga. Ngaho honga. Iriya moto bayita komando. Oya nagomba. Komando kandi. Kaca. Wabimenye maze iminsi ku kamoto cyane, nagiye menya ngo zifite imbaraga nyinshi komando. Komeza rati. Urumva ikindi uniba
ibintu biri naturere nyine twe twakikorera nta bindi bintu bimazemo nta izindi protokole zije mu mazi meza pana gufata yo kuri robine unywa amazi meza umva shema maso nyumugeze umugore shema anywa amazi yo kuri robine ntabwo ajya anywa amazi anywa n'ay'imvura agiye kumva ibyo turi kuvuga ndavuze ngo jya unywa amazi meza pana yo kuri robine uzareka amazi y'ibigega urumva kunywa amazi meza kandi ukamenyesha ashobora ko ariyo woze nyine bitabaza hari abantu bitabaza nyuma yo koga yego aba yari amazi menshi ukitabaza yewe prefera kwitabaza mbere na nyuma yego kugira ngo n'ibyagiyeho utabikeneye biveho ikindi vuguta suvetuma yawe neza yanika make sure ko wayanika n'utayanika utera ipasi niwumva utari siri ko igihe ageze ku zuba neza gatereka ipasi gatera ipasi twambare ntabwo dusa neza inyuma gusa n'imbere imbere niho twakagombye gusa neza kuruta inyuma abantu bibagiwe kunywa cloves ndabasuhuje muvandimwe cloves ubundi mu kinyarwanda ni buriya ni iki mu kinyarwanda nzi karafu ariko ntabwo ari mu kinyarwanda mu kinyarwanda nanjye ntabwo mbizi kandi zirahendutse 2,500 ilfovwari kandi ntabwo ushobora kuzimarana ukwezi noneho kandi icyiza cyazo hari yego ikindi akandi kantu cloves zikora keza ufata urano wa munyu babita nimba ari wo mu nyanja umeze nk'amabuye ushaka kuwushyira mu mazi atabize nyine wenda yabize akahoramo gake akazuyaza ukawushyiramo ukanashyiramo na cloves wenda ugatereka ikintu wenda muri toilette cyangwa ahandi hantu ku buryo ubasha kwicara bikakuzamukiramo umera nk'akabebe kimwe na gombo iyo uyinyweye irananura ni nziza ku mugore inasohora ibintu byinshi bitameze neza igira umumaro ukomeye cyane gombo ikora byinshi cyane icyarimwe yicaye yize najya gushaka ntabwo azakenera nose niwe uzajya umwivurira cyangwa yego rero gombo ikora byinshi noneho hari abantu bashyiraho ubundi nanjye nakoraga ayo makosa gombo nkayinywa 3 mu cyumweru ariko si ngombwa kugira iminsi uvuga ngo urayinywa ngo ubundi uyireke nushaka uyinywe buri munsi ni ukuri kw'Imana nk'uko unywa amazi asanzwe atarimo ikindi kintu ushatse wayinywa nta kintu yagutwara icyo nicyo nzi ikindi harya n'icyiyongera n'amateka harimo ukuntu umuntu aba yagutse muri we cyane rero biba byiza iyo ugera igihe ugashaka ukuntu hari ahantu hasubirana kuko birashoboka urugero ushobora nko kubyara iyo ubyaye urabyumva haraguka cyane rero uko hagenda hashira igihe hagenda hegerana ariko uko biri kose hari umwanya uba uri mu kindi uba uhura n'uwo muntu cyane nyine harapanuka byoroshye rero hari ibintu urabona kano kaboro ko kwa muganga bakita abantu nyine batari abo kwa muganga bakita ngo ni menshi kagapfuko kaba kameze nk'agatambaro kari hari abantu bakambara akagakoresha nka protege siripe kari agatuma umuntu yegera yego bwa bundi bacengezayo buriya buntu ndabutinya buteye ubwoba ese bundi tureke no guhera ntigatuma umuntu yiyanduza nyine ngo barakambara bagashyiraho protege siripe n'abantu bakambara ngo batajya bambara n'amakariso abantu ntibakiyambara kariya kaginga nagiye ahantu ndakabona njye ndakabona n'amaso tureke ubusirimu no kwigira ibintu byose umugore ugenda atambaye ikariso umunyamwanda cyane ntabwo si umugore ntabwo yaba ari umugore kuko arayoragura imyanda uretse no kuyora ijyahe yicaye ku ntuza nimba hari ikintu ubwo si umugore ubwo ni umukobwa oya nawe n'umukobwa reka nkubwire uzi ko uramutse wambaye iteye ubwoba noneho ushobora kujya ahantu ugasohoka ukabura amazi yo kwitabaza ukabura ikintu na kimwe ukoresha ariko byibura niyo ufite agaproteje kakubikira ibanga ry'iminota ingahe ngaho mbwira nta dadayo
ni handi ukubitana n'umuntu ukumva afite ikintu cy'icyuka gishyushye kandi kuri TikTok nabonye ukita ngo igihumuro cy'igifu aranuka nka cyama kayabo mwana yanjye njye reka nkubwize ukuri kakati iyo ugiye ahantu kabisa uri umudamu ukicara ahantu ufite umwuka mubi ukicara nk'uko iyo ugiye turabivuga iyo uje ukahicara uhumura neza iyo ugiye turabivuga nabonye n'abasore n'abagore nabibonye kwa Shakira ngo hari ukuntu ngunywa rugombo ugashyiramo ubuki n'amazi ashyushye ni byiza abana baba baradusize n'ingabo batubwira ufata gombo uzishyira mu mazi ashyushye ntabwo nazishyize mu mazi ashyushye abantu badakunda kunywa gombo zibatera iseseme iyo njye naziteretse zimara amasaha 12 kwa kundi nyine zitereka ndazisuka neza mu gacupa nzinyweramo hanyuma mfata ibiyiko 2 bitewe n'agacupa ukubita nk'iminota nka 40 kabisa kugira ngo bihwane biba binaryoshye ntabwo bibiha kandi ngahiri wari akaka mubwiza ukuri nta kintu cyiza nko kunywa gombo ubizi ko uri hafi yo kujya pe ni ukuri kwa Mungu naho ukaba wiriwe uzinywa umunsi wose nk'uko niriwe nzinywa wajya kuryama ngabonye muri konje nuko wajya kuryama habura nk'iminota 30 ukinywa agashyushyu karimo gashyushye karimo ubuki bari sawa ntago mesi bazivuga barazandika barakuririmbira cyane ariko umubiri w'umugore niko bimeze ugomba kwitabwaho umubiri w'umugore ni nk'ururabo tuhora tubiri ukoroha amazi menshi wowe uyu munsi uriye imyumbati ejo ushizeho kawunga ejo wundi ushizeho ahubwo ubiriye nijoro cyane ko nkunda uri ku wacu babe mukagata amahame se ko abantu barakaye we n'ukwezi baramuye nta tuntu tworoheje nta kaboyiro nta gasosi none reka nkubwire nta mboga taha iwanyu we ku mangazini Nyabugogo none reka nkubwire ntiwigomwe niba kare wari imyumbati yawe cyangwa ibijumba wagugaye mu nda wenda wabiriye nanjye nkunda ibijumba pe ubiriye ku manywa nkunda ibijumba nijoro igomwe winywera amata gusa cyangwa ukishyira agatoki cyangwa unywa agapotari kandi ukoroha mu nda noneho ugize kuba ushyize ibiryo byinshi mu nda utangiye gutuma umuntu yumva sound izindi zitari ngombwa uri gutuma atumva iziri ngombwa sound cyangwa odeur ni ibintu bibiri sound na odeur abantu ushyize ikijumba mu nda twebwese ukuri turi abagore umuntu udutuka ni umuntu bitareba ariko hari umuntu uvuga ati mana baramvuze ndapfuye murakoze cyakora iki kiganiro cyanyubaye uri ikijumba noneho ntuzi no kurya ibintu byoroheje nijoro wowe nijoro uzi ibintu bitakaye uri ikijumba urengejeho wenda tuvuge igipirimusi ni urugero hari ababikora pirimusi n'ikijumba ni bombe zonyine ufatanyije ni igisasu cyangwa uri ikijumba na voka nta n'icyo kunywa nta n'agashyushyu ushyizeho nta n'ikintu uragiye ubiriye nijoro kumvisha sound itari ngombwa oderi itari ngombwa urabyibushye nta no kwihinura inyamwihina uri muri hari umuntu akaka ukibaza birarangira ryari arahindukira ariko noneho biba bijumba nariye kare akahita si nibyo kukaka by'imijumba atigira gutya kako yatereka cyose narabyibushye naragize nyine nta gasiporo wenda niba wanabiriye mu ijoro wirukanka imisozi bivemo irukanka nyine ukore paka bivemo oya ngenda ataniyorosa n'iryamye oya noneho hareka nkubwire hari umuntu ubirya yicaye ku buriri sibyo yamara kubirya agatwara amasahani akaba ameze atya abantu mwibuke ko kujya koga ugiye kuhita uryama direct uzi ko hari gahunda ufite muri aho hantu
ntabwo bijya byoroha gufatisha amakara yanyagiwe. Biragoye. Nyuma volume niyo Irahagije mpinga nzima we uzi ubwenge. Pe mujye mutubabarira mubabanyabwenge turabasabye. Ni ukuri ubwenge tuhabwa. Uzi gushyushya amakara kuntu bigora. Yarabiramin. Ikindi abantu mujye mubyitaho. Kwirirwa mu rugo si ukwirirwana iminwa yahekeye imyumbati. No kujya kuryama hari uturabero two muri farumasi. Iyo ushaka kwigura 9,000 ukayimarana umwaka. Uyisiga nijoro ku buryo mujye ku meza utunwa twawe tworoshye. Yobereye. Cyangwa sigaho ubuki. Abantu bajya ku meza bambaye. Ubuki. Abantu bajya ku meza bambaye utubonete bakajya kuryama utubonete yagenda twatustaff. Umuntu araje kukwatanga. Bro, hari abantu kugira ngo wambare igitenge njyewe I prefer kugira ngo wambare igitenge fatikanga. Sibyo? Fatikanga uba ari ryo wambaremo agakora uzirike. Agakora k'iki wawe ubundi uzirike. Ubundi reka mbabwize uzirike. Ubundi reka nkubwire. Wenda reka nkubwize ukuri. Hari ahantu babikene. Hari igihe baba bahari ariko hari igihe ubuziko. Buruzi uko hari igihe mwamwicaye ku meza ariko muticayeyo gusa. Urajya kugorana uzana ibintu byo kuzirika kubera iki. Wenda aho ngaho abantu mutambara mukahise muzayakuremo ntacyo bitwaye. Aho uri mu rugo. Tosha. Murebe match, sibyo? Ariko murebe mu. Ni ibyo ngibyo. Ariko umuntu nukuri ko Imana yakambabwiza ukuri. Ngiye hari ibintu navuze. Hari ibintu umugabo akora, umugore akora, nawe uri umugore mugenzi wabibona ukavuga ati ndi umugabo, uyu mugore yanira kumucinya. Sibyo? Hari ibintu umugore akora wabibona ukavuga uti asante. Uyu mugabo we rwose arakomeye. Nukuri ntago ari uguha abagabo rezo yo guca abagore babinyuma ariko hariho umugore wagutera njyewe abagore ngaya n'ubu ntago njya mbyumva. Umugore amara iminsi 3 gute atari mu kibata gute yaburaje umugabo 3 umwete w'ushuru. Reka oya hari igihe uyu munsi mwakoze ibihagije sibyo nka nijoro tugakora oya reka nkore nk'urugero uramutse nijoro tugakora nka 2 twiza tw'amasaha 2 meza cyane mugakora umuganda sibyo hanyuma uyu munsi akirirwa na kazi kenshi akaba ari satisfied mu mutima aranananiwe. So nawe ufite utuntu twinshi two gutegura mu rugo nijoro wamuhaye umwanya wawe wose abana wabirengagijeho gatoya nijoro kavuga ati banjye reka nanga umwanya akaryama ariko umunsi ukurikiye uri mu kahe kazi. Ahubwo ntabwo ari ngombwa jewe sinumva umuntu iteka ryose utegereza ko umugabo mubwira ko amukumbuye. Ntabwo aba ari byo. Oya hari ukuntu ntitwirengagize ariko n'abagore duteye ntabwo uko tubikumbura ariko abagabo babikumbura. Ari uri off mood kabisa. Uri off mood hahandi uvuga ati nkeneye nk'ikintu cy'ishatura. Ariko n'umugabo iyo umukumbuye atekereza ko nyine umukumbura biranamushimisha akavuga ati wa muntu arankunda ntago ibya bintu uri magirirane. Ikindi mw'abagabo muza mwurira abagore banyu ntaho ari moto ako rero isoko komando ya komando muri oya minganzi ariko abagore twige kuvuga kurekera mu burenganzira bwacu nta bushizi bw'isoni mu bwete bebe basi nta byazi ariko murebe tubyige oya tubyigane wibimubwira hahandi umuntu Beni cyagiye yaratubwiye yicaye hariya ngo umugabo bavukiye rimwe ngo ameze ngo amahoro ariko mureke nyine umuguyaguye nyine manura ya tension yawe yo kumva uri off murwaneho niko tuvuga namara ari yahaze mu gata ko se ibi bintu tuba witekerejeho kandi bimubwira aho cyawe ubu nabiko ahita yicuza impamvu ya nawe yego nibyo byabaye none ikindi kintu cyiza gituma n'umuntu ibyo bintu turi muri moduse tutihishira ntabwo bibaho ntabwo bikunda. Ikindi kintu cyiza kibaho gukora iriya gahunda buri munsi cyangwa kenshi gashoboka
bituma hagati yanyu hari ikintu kiyongera, haba mwembi kubikunda, kubimenya kurushaho, kuryoherwa nabyo kurushaho no gukundana. Nego Kuko muba mufite n'ibiganiro byinshi, abantu badaheruka bitese kukaza ameze neza wese abana ugatangira mu kanya bigaceceka, ariko iyo buri munsi muhorana ibiganiro bimeze neza. Rero abantu mujye mureba ibi bintu, mureke kuvuga ngo ibi birareba uyu mugore gusa, hoya n'uri n'umukobwa bizakureba uko byagenda kose. Kandi niba aka kaganiro kari umugabo iyo rero ukamwoherereza cyangwa ukamwoherereza, cyangwa se nanone ngo wa mugabo we reka two gutunga intoki abagore kenshi, kuko abagore nibo twapoinseho, twagize abantu b'intakoreka b'intagora. Wa mugabo we hari umupasiteri nabonye ubyigisha neza rwose, senga cya gikorwa ni igikorwa nta gitagatifu ku bantu bubatse, ariko wowe umugabo uyu munsi niba ufite stress za Rwanda Revenue cyangwa z'uko wahombye cyangwa imari yawe itaraza cyangwa ku kazi hari raporo cya audit ibintu nk'ibyo, ufite stress, wumva umugore atagukora, ariko hari cya gihe wumva umugore utanamuvugisha n'ibite ni byiza mukareba mukaryama nta kindi ko ya stress. Hari igihe wowe uguwe neza warebye agapira Chelsea yatsinze cyangwa Arsenal cyangwa iki yatsinze, urumva nawe ushaka gutsinda ntabwo witaye kuri ya mood umugore wawe, kandi umugore wawe yamenye mood urimo arakubererekera, aguha kashyayi gutuze, akumasa ibirenge ngo wumve, aragutekera ibiryo ukunda kugira ngo wumve wasubira neza. Noneho nawe rero niba uhari mutegure bigutwaye iki, wimutegura muri kumwe, tegura. Ubundi hari ukuntu mana yanjye, niba wifata ukajya koherereza umuntu umukundana agafoto kawe kari sexy, nicyo utakifata ukakoherereza umugabo wawe biramupango, ntabyo mwavuganye, nta kintu abizi, ukakamwoherereza nshuti yanjye bigutwaye, kuko ari umugabo wawe, nushaka ukure musigara uri umwoherereze umubwire uti ngaho rero nawe ibereho irwaneho. Uwo muntu mu buzima ataha arimo arakuvugisha, asanga gahunda ari we waburaga. Murakoze. Murakoze. Next. Turatashye turize cyonzi cyane. Ni ukuri ko Imana mwakoze cyane. Imana ibamere umugisha. Amina. Imana idushoboze amasezerano yose twatanze, umwaka utaha tuzabashe kujya tuyanoza. Ese Minganzi wowe byo wagambiriye bimeze bite? Nka 80%. Imana ishimwe cyane. Haraburaho 20 kandi ntabwo yakunda uyu mwaka. Very sorry. Ariko nanjye nashaka kwihindura. Njye narayihinduye, ariko uburyo nayihinduyemo ntabwo ari uko wabishakaga. Hazaza n'iyindi. Yewe rero mumbwire ngo congrats. We byaruzuye. Njye ni 110%. Njye naringaye 90%. Niba narabyaye muri uyu mwaka, nkakorera perimi muri uyu mwaka, tukuzuza 100,000 muri uyu mwaka, nkahindura imodoka, none njyewe rero uyu mwaka nari nyine nimba ari 100%, nakoze 110%. Penda shima Imana cyane, uyu mwaka rwose nakozemo inkuru ya 30 perfect. Naguze imodoka nashakaga, ahantu nashakaga ibintu byose. Imana ubundi hari igihe ivuga ngo uyu mwaka ushaka kurangira nta na kimwe kibaye, undi bikuzura. Bigaze indirimbo uzi amahoro twagize ni uko utari umukecuru. Ubundi wakuvuza indirimbo nk'igihumbi. Narebye ikiganiro cyanyu muri kumwe na wa mupapa, ukuntu waririmbaga, naravuze Minga rero afitemo indi mpano. Wifitemo indi mpano. Kandi mireka nkubwiza ukuri ushaka Elina bose abantu mwahemukiye, abasore b'abandi ndabasuhuje,
hari umuntu uri kwisasa hari inyuma ya kamera kandi baramwemeje wita wita Jesus oya ntago anyumvisha ariko yampidikara. Imana rero namwe abantu mudukunda murebe ibintu byacu byose, Imana namwe ihaze ibyifuzo byanyu. Ni igihe cyiza none cyo kongera kwivugurura mukavuga ngo uyu mwaka wenda niba bitaragenze neza ndasabwa iki, utangire usetinga undi mwaka ko warangiye. Niba waragenze neza ndakora iki noneho ngo uzagende neza kurushaho, kuko twese turagena cyane, turapanga Imana nigena. Upange hanyuma ubyereke Imana, nta kintu na kimwe twakigezaho tudashobojwe n'Imana, kuko niyo nkuru niyo yigenga byose. Kandi kuba amina kuba bitarakunze uyu mwaka nk'uko wabishakaga cyangwa bitaranakunze na gato ntibivuze ko uzaza nawe ariko bizagenda. Hari igihe Imana uyu mwaka itabikora nk'uko ubishaka ariko ukurikiraho ukajyana niwe wenyine uri kuri iyi si, ariko ntibikabatere ipfunwe n'ibibazo. Rero mwakoze cyane, namwe mwakoze kureba ibiganiro byacu, mubirebe mugerageze mudukunde mutuze. Mwakoze kudukurikira, murabeho.